neza nshuti zanjye mukurikire iyi channel yacu kandi yanyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikora ku mitima ya benshi. Urukundo nyakuri ni iki? Turaza kwifashisha iby'abahanga ndetse n'abashakashatsi bavuze ku rukundo nyakuri. Ni ibiki biruranga? Niba ibi ngibi utabizi, menye ko utari mu rukundo. Menye ko ibyo urimo ari imikino atari urukundo rwa nyarwo. Buri munsi twumva abantu bavuga ngo ndagukunda, ariko se koko urukundo nyakuri rusobanura iki? Ese ni amarangamutima gusa? Ese ni ubwiza? Ese ni amafaranga? Cyangwa hari ikirenze ibyo byose? Niba ushaka kumenya ibimenyetso by'urukundo nyakuri n'ibintu biruranga, komeza umurikire kugeza ku musozo. Ikaze nanone. Mbere na mbere, abahanga bavuga ko urukundo nyakuri rushingiye ku cyubahiro. Urukundo nyakuri rutangira kukubaha uwo mukundana. Niba umuntu agusuzugura, akaguca intege, cyangwa akaguhatira gukora ibyo udashaka, ibyo si urukundo. Umuntu ugukunda by'ukuri yubaha ibitekerezo byawe, yubaha inzozi zawe, ndetse akakubaha nk'umuntu ufite agaciro. Abashakashatsi bagaragaza ko icyubahiro, icyizere n'itumanaho ari bimwe mu nkingi z'ingenzi z'urukundo ruzira umuze. Ikintu cya kabiri abashakashatsi bemeje ni uko urukundo nyakuri rugira icyizere. Nta rukundo rwubakirwa mu gushidikanya ndetse no gukeka buri gihe. Iyo ukunda umuntu by'ukuri, uramwizera nawe akakwizera. Icyizere ntikivuka umunsi umwe, cyubakwa n'ukuri, ubudahemuka no gukomeza kubahiriza ibyo mwasezeranye. Ikintu cya gatatu ni uko urukundo nyakuri rukunda ukuri. Hari abantu bagukunda kubera ibyo ufite, hari abagukunda kubera isura yawe, hari n'abagukunda kubera inyungu runaka. Ariko urukundo nyakuri rukunda umuntu uko ari, ndetse no mu buzima bugoye, ibihe bigoye. Iyo amafaranga yagabanutse, iyo uburwayi buje, cyangwa iyo ibibazo byiyongeye, urukundo nyakuri ntiruhagarara. Ikindi kintu cya kane, urukundo nyakuri rugira itumanaho ryiza. Abashakashatsi bemeje yuko itumanaho cyangwa uko mukominikana ari ikintu cy'ingenzi mu rukundo. Abantu benshi batandukana atari uko badakundana, ahubwo kubera kutavugana neza. Urukundo rwiza, buri wese ashobora kuvuga uko yiyumva nta bwoba afite. Buri wese agomba kumva mugenzi we, kandi bagakemura amakimbirane mu mahoro aho guterana amagambo. Itumanaho rifunguye kandi ryubakiye ku kubahana. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya, urukundo nyakuri rushaka iterambere rya mwembi. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo akwifuriza kuguma aho uri, agutera imbaraga zo kwiga, gukora no gutera imbere, kugera ku nzozi zawe yewe. Iyo mwese mufashanya gutera imbere, urukundo rwanyu rurushaho gukomera. Mu Rwanda hari gahunda zagiye zerekana ko iyo abagabo n'abagore bafatanya mu rugo, bakajya bafatira ibyemezo hamwe kandi bakubahana, imiryango irushaho gutekana kandi igatera imbere. No mu rukundo ni uko bimeze, kabone niyo mwaba mutarabana. Ikintu cya gatandatu, ngiye kukubwira ibimenyetso byerekana ko urukundo atari urw'ukuri. Niba umuntu akora ibi ngibi, menye ko uru rukundo atari urw'ukuri. Niba umuntu agusuzugura buri gihe, agukubita cyangwa agutera ubwoba, ashaka kugenzura ubuzima bwawe bwose, akubuza inshuti n'umuryango, aguhora amakosa yose, ibyo si urukundo nyakuri. Umubano mwiza ugomba gutuma wumva ufite umutekano, wubahwa kandi ufite amahoro mu mutima. Nshuti zanjye, urukundo nyakuri ntabwo ari amagambo meza gusa. Ni icyubahiro, ni icyizere, ni ukuri. Niba uri mu rukundo rugutera amahoro, rugatuma uba umuntu mwiza kurushaho, kandi mugafatanya kubaka ejo hazaza, hari amahirwe menshi y'uko urukundo rwanyu ari nyakuri kandi ruzaramba. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, subscribe, ndetse usangize iyi video inshuti zawe, kugira ngo natwe dukomeze kwigisha no gusangiza ibitekerezo byubaka. Andika muri comment, ese wowe
ubona urukundo nyakuri rusobanura iki? Murakoze kudusangiza umwanya wanyu, tuzongera guhura mu kindi kiganiro gishya. Murabeho, mugire amahoro.